Pawulo yandikiye Abaroma ni ibice 12, hanyuma turaza gusoma duhereye ku murongo wa mbere. Umutwe w'amagambo uravuze ngo imirimo ikwiriye imibereho ya gikristo. Nuko bene data ndabinginga kubw'imbabazi z'Imana ngo mutange imibiri yanyu ibe ibitambo bizima byera bishimwa n'Imana, ariko kuyikorera kwanyu gukwiriye. Kandi nimwishushanye n'ab'iki gihe, ahubwo muhinduke rwose mugize imitima mishya, kugira ngo mumenye neza iby'Imana ishaka, ari byo byiza bishimwa kandi bitunganye rwose. Ndabwira umuntu wese muri mwe mbwirijwe n'ubuntu nahawe, mwe kwifata uko mutari, ahubwo mutekereze mwitonze nk'uko Imana yagereye umuntu wese kwizera. Nk'uko umubiri umwe, nk'uko mu mubiri umwe dufite ingingo nyinshi, kandi ingingo zose zikaba zidafite umurimo umwe, natwe niko turi, kuko turi benshi nyamara turi umubiri umwe muri Kristo. Umuntu wese ni urugingo rwa mugenzi we. Nuko kuko dufite impano zitandukanye, kuko ubuntu twahawe buri. Niba twarahawe ubuhanuzi, duhanure uko kwizera kwacu kungana. Imana idufashe, Imana itugirire neza. Iri jambo rero imibereho ikwiriye cyangwa se imirimo ikwiriye imibereho ya gikristo, imirimo umuntu ufite izina ry'ubukristo akwiriye kubamo, kunakwiye kubamo. Pawulo rero ni umuhanga, ni umugabo nkunda. Pawulo ni umuhanga, aravuga ati bene data ndabinginze kubw'imbabazi z'Imana ngo mutange imibiri yanyu ibi bitambo bizima byera kandi bishimwa. Ndabinginga kubw'imbabazi, ntabwo ari kubw'ubushake, kubw'imbabazi. Wemeye ko ugendana n'imbabazi z'Imana, emera kwitanga. Hari umuririmbyi yavuze ngo inzira iraruhije mwitange mutazananirwa mukigenda, burya umutsima utera imbaraga, munywe no ku mazi y'ubugingo, nuko mukora imirimo yanyu, nzajya mbafasha mu mibabaro. Uwitangaza ugororera, ntazavuba umuseke utambitse. Uwitangaza mugororera, ndazavuba umuseke utambitse. Muze mwenyine twihererane, musanga ahantu hatari abantu, turi miruwe n'abarembeje, urusaku rurabaruhije, dore imiruwe n'abarembeje,
urusakuru rabaruhije. Aleluya. Hari igihe imiruho iza n'urusaku ukumva rurahari mu mutima, kuvuga ati ariko kuki Imana ibi wabyemeye? Gusa si urusaku. Imiruho irabarembeje. Imiruho hari igihe uvuga ati se ibi igihe nahereye kubera iki mbona ibintu bidahinduka? Izi imbaraga nagombaga gukoresha narazikoresha, why not bidahinduka? Si imiruho se? Ukagerageza ukabara imibare ukavuga ati buracya byagenze gutya, wapi? Si imiruho se? Urusaku rwo impamvu umukiranutsi w'Imana asakuza nuko rimwe na rimwe ababona hari abantu bahiriwe kandi batari abakiranutsi. Rimwe na rimwe ukabona n'abantu bari mu rusengero unazi n'imirimo babamo n'ibintu bakora binyangaritse, ibintu biri aho bishinze amatwi bigaragara bifite n'umugara, ariko wajya kubona ukabona umuntu yarahiriwe, ariko nagera hirya gasanga korari amahoro yarabiririmbye. Buriya aya makorari atarahura n'igihe cy'aba.com, atarafungura iby'agakiza, agifite akantu ko guca bugufi no gushaka mu maso y'Imana, yarahumekerwaga akazana message ivuye ku Mana. Bararemye ngo kuki abakiranirwa bagubwa neza, warabateye bashora imizi, barakura bagira imbuto nyinshi, ariko bakure y'imitima yabo, ariko bakure y'imitima yabo. Ukibaza Mana yakuretse, ukabona ko yagutereranye, ntabwo yakuretse, ntabwo yakwibagiwe, nubwo bimeze bityo. Ntabwo yakuretse, ntabwo yakwibagiwe, nubwo bimeze, ntabwo yakuretse, ntabwo yakwibagiwe, nubwo bimeze bityo. Nubwo bimeze bityo ni ijambo riremereye rivuze ngo kubibona, kuko nubwo bimeze bityo ni ijambo risubiza amagambo utashobora kubwira umuntu, ariko ari kubyiganira mu mutima wawe menshi. Buri muntu wese aba afite ibintu bimeze bityo adashobora no gusobanura, utabwira abantu, ariko bimeze bityo. Noneho rero ngo dore imiruho n'urusaku. Ninde se muntu udafite urusaku? Ninde muntu udafite ibintu biri gutuma asakuza? Ushobora kudasakurishwa n'ibyo mu rugo ugasakurishwa n'ibyo mu murimo. Ushobora kudasakurishwa n'ibyo muri mu murimo ugasakurishwa n'ibyo mu kazi. Ushobora kudasakurishwa no mu kazi no mu murimo ugasanga mu rugo haragusakurisha, urusaku rurahari. Ushobora kudasakurishwa naho hose ugasanga mu muryango hari ibintu bituma urusaku ruza mu muryango mugari uvukamo. Mbese ibintu bituma umuntu ashobora gusakuza. Urusaku ni ijambo rivuze ngo kumva udatuje, ko mu mutima wawe hari ibintu bibyiganiramo, kumva hari ibintu bibangamye, kandi nyine utari bugire ukundi kuntu bigenza kuko uri umuntu w'Imana. Nyine urusaku rukakwica. Mwama adufasha kandi atugirire neza. Hanyuma rero arabati nubwo iyo miruho, arabati nuko rero mukora imirimo yanyu nzajya mbafasha mu mibabaro. Abati ariko kandi mwitange, dore inzira iraruhije, ni mwitange. Habemo akantu k'ubwitange mutazananirwa mukigenda, kuko benshi barananiwe bakigera gute, bakigenda korari Kinyinya yaravuze ngo bamwe murabo banyamahirwe babaciye ibihanga, abandi barundwa w'amabuye babateka mu mavuta, babonaga irembo riri hafi ndetse gutabarwa kwabo kwari kubasatiriye cyane, umukiza bari hafi. Hari igihe ubyuka wumva biri burangire, hari igihe wumva ubutabazi bugusatiriye,
hari igihe wumva ibi neza neza bikuri hafi. Pawulo uyu nguyu uri kuvuga ngo bene data, ntabwo yarobanuye, bene data bakomeye n'aboroheje, abakijijwe vuba n'abakijijwe kera, abakiri abana mu gakiza, abakuze mu mwuka, abadiyakoni, abaririmbyi, abahanuzi, abanyamasengesho, abanyempano, abadiyakoni, abapasitori, aberekwa, abaterekwa, aravuga ngo ndabinginga kubw'imbabazi z'Imana ngo mutange imibiri yanyu ibi bitambo bizima byera kandi bishimwa n'Imana. Kubera iki aya magambo ni atatu akomeye nshaka ko dusengeramo? Irya mbere, iyi mibiri, umubiri uhinduka igitambo kizima. Hari igihe umubiri utaba igitambo kizima. Ese nimuzi yuko imibiri yanyu ari insengero z'umwuka uri muri mwe, ngaho nimureke ubusambanyi bwanyu, imibiri yanyu ihimbaza Imana gusa. Umuntu utsemba urusengero rw'Imana, Imana izamutsemba. Kubera iki umubiri bibiri bivuga ngo ni urusengero? Nuko ariho umwuka, nuko ariho ubugingo buruhukira, nuko ariyo nzu ifubitse ubugingo, nuko ariyo nzu irinze ubugingo. Niyo mpamvu Bibiliya ivuga ngo nuko rero mutange imibiri. Hagomba kubanza kubaho gahunda yo kurekura umubiri ukavuga ati Mana ndawuguhaye, kugira ngo uhinduke amverope, ya amverope by'ubugingo. Kabiri, biravuze ngo rero iyo wamaze kuwutanga, nubwo utazajya mu ijuru, ariko ntukwiye gukora ibyo ubonye byose, kuwurinda. Kandi kuwurinda ntabwo Imana yigeze idushyiriraho abarinzi bandi bo kuwurinda, yaduhaye muri twebwe harimo icyo bita ubushobozi, arbitre volonté. Twebwe dufite icyo kintu cya arbitre volonté, ubwo bushake bwo guhitamo ibintu ushaka, ibyo wumva, ibintu bikunogeye. Ntabwo ari ukuvuga ngo ndagutegeka. Wowe fata icyo bita your own decision, cyangwa se your self decision, cyangwa se icyemezo cyawe bwite kitarimo andi mahitamo y'abandi bantu. Kuko umuntu wese wagufatira icyemezo wakivamo, ariko icyemezo wifatiye ntabwo wakivamo. Kubera iki? Ni wowe ufite icyo bita arbitrage cyangwa se arbitre volonté muri wowe, yo kuvuga ngo umubiri wanjye no, sinshaka ko ibingibi bibamo. Rero Imana iri kuvuga ngo kubw'imbabazi z'Imana mutange imibiri yanyu. Icyo ni icya mbere. Icya mbere rero, ibi bitambo bizima, biravuze ngo hari igihe wawutanga ariko ntube igitambo kizima. Yego, hari igihe utanga igipande kimwe, ahandi ntuwutange. Kandi mu bintu byanyeretse yuko uyu mubiri Imana iwufuhira ikanashaka ko tuwukoresha ukaba ibitambo bizima, nuko hari aho itubwira ngo tuwusengesha amasengesho y'uburetwa, cyangwa se uburetwa bw'amasengesho, kugira ngo butubature. Haleluya. Kuko iyo ushaka kugira ngo ubugingo bubyibuhe usengesha umubiri. Iyo ushaka kugira ngo ubugingo butungane urwana n'intambara zirwanira mu mubiri. Iyo ushaka kugira ngo ubugingo bube buzima ukorana n'ibintu birwanya umubiri cyangwa biri kuwusunikira mu bidafite umumaro. Biravuze rero ngo umubiri wacu igihe cyose tutawubereye maso uhinduka ikirwanisho kirwanya umwuka, kandi utazajya mu ijuru. Umubiri ntabwo uzajya mu ijuru, ariko tukiwurimo tugomba kuwucunga. Imana idufashe. None ngo uhinduke igitambo kizima. Hasigaye step ebyiri. Noneho ngo igitambo cyera, ubu ugomba no kureba. Ubu nta kintu wakora ngo umbwire ko ishati nambaye yera, kandi mbizi ko harimo n'ubu buntu bw'uburongo butambitse ubundi bumanutse bw'ubukare. Ubu iyo urebye urabonamo za kare nyinshi muri iyi shati. Yakabaye umweru iyo hatabamo aya mabara, utu tuntu tw'utubara, ariko kubera hajemo utu tuntu ntabwo iraba umweru. Rero nta kintu wakora ngo uvuge ngo iyi shati irera, ngewe nyirayo mpita mvuga oya, ntabwo yera, harimo amabara y'ubukara, harimo ubukare rwose. Ni ubukare nubwo ari design, ariko ntabwo birayambura amahirwe yo kuba umweru. Rero n'umutima, niba umubiri uhinduka igitambo cyera, nta muntu n'umwe ubaho ushobora kumenya ko umubiri wanjye wera kuruta jye nyirawo. Nkuko nambaye iyi shati nkamenya yuko
idashobora guhinduka umweru bitewe na kara yawo. Ni nako n'umubiri wanjye njyewe nyine ninjye responsable wo kumenya ko utera, wo kumenya ko ufite ikibazo, wo kumenya ko watewe, wo kumenya ko wagabweho igitero, wo kumenya ko ufite urugamba, wo kumenya ko watsikamiye iby'umwuka, wo kumenya ko watumye umwuka atsindwa, wo kumenya ko uri kunjyana mu mwobo wo kurimbuka. Ni njyewe wo kumenya ko uyu mubiri uri kunjyana mu rwobo rwa Gehinomu. Ni njyewe jyenyine wo kumenya ko mfite urugamba kandi rugomba kumva imbere, nintabigiramo uruhari bizangeza ahandi hantu. Imana idufashe. Akavuga ngo noneho kandi bibe ari ibintu bishobora kuba bishimwa n'Imana. Ibintu Imana idashima ni ibintu Satani yivanzemo. Imana idufashe. Bibe byera ariko binashimwa n'iki? Ni Imana. Kubera iki? Hari igihe umuntu yibwira ngo ari mu rugendo rwo gushimwa, kumva ijuru ryamugaye. Kubera iki? Ari kurimira hejuru y'ibintu bidasobanutse, kwihesha amahoro, ariko hari ibintu urwana nabyo kandi byanze gutungana. Mu bintu bikomeye abantu barwana nabyo kandi ukabona birabananiye, ni ukutashobora kwirwanya ngo yitsinde. Umuntu yirwanya ate? Urabanza ukikorera icyo bita assessment. Muri njye ubundi mbayeho, muri njye ubundi nteye, ese ubundi ninjiriwe n'ibihe? Ni ibihe bitero bikomeye nifataho ijambo? Ese ubundi bituruka he? Ni mu byo mvuga, ni mu byo ndya, ni mu byo nywa, ni abo tugendana, ni mu muryango mbamo. Intandaro y'iki kintu mbona gituma ubuzima bwanjye budatunganye ni iki? Wamara kumenya isuruse cyangwa isoko muzi, ukavuga ngo fashe icyemezo. Rero Bibiliya ikavuga ngo nimunshaka muzambona, kandi nimugire ishyaka ry'ibyiza nta muntu uzabagirira nabi, kuko ndi Uwiteka Imana yawe. Imana ishimwe. Nimugire ishyaka ry'ibyiza nta muntu uzabagirira nabi. Biravuze ngo kuri icyo cyemezo wafashe, Imana ititeraho kashika bati right, ibyo bintu ni ukuri, nibyo. Ariko Mana we, kuri icyo cyemezo wafashe, Uwiteka agateraho iki? Kashe bati vi, biremewe. Okay, bikamera gutyo. Imana idufashe. None rero umuntu wese bakwiye kumenya ngo ni iki nkwiye gukora, kandi ngo abantu begere Imana nibo bamenywa nayo. Bene data, ndabinginga kubw'ubuntu bw'Imana ngo mutange imibiri yanyu ibi bitambo bizima, kandi ntimwishushanye n'ab'iki gihe. Ngiki ijambo rikomeye. Ibintu byisha abarokore b'uyu munsi, kuri iyi tariki, muri uku kwezi n'uyu mwaka, muri iki kinyejana, ibintu bibishe bikabambura iby'umwuka, bikabambura ibyo kwizerwa n'ijuru, bikaba bizagorana ko baryinjiramo. Ni ukwishushanya n'ab'iki gihe, ni ugushaka kwitwara nk'ab'iki gihe, ni ugutunga imodoka ukayitunga nk'uw'iki gihe, ni ukurya ukarya nk'uw'iki gihe, ni ukuba wa musore we ukaba umusore nk'ab'iki gihe, kandi muri wowe ufite inshingano zo gutanga umubiri wawe ugahinduka igitambo kizima kandi cyera kandi gishimwa. Ijambo rivuze ngo abantu b'Imana, Imana ijya ibagororera mu bundi buryo, kubera ko hari ibintu bigomwe kandi nabo bari babyemerewe, kuko hari ubundi burenganzira biyimye, kuko hari ibintu biprivye bakumva bitabareba kandi byakabarebye ku myaka yabo. Hari ibintu biyimye, hari ibintu biyimye mu busore, hari ibintu. Niyo mpamvu birivuga, Pawulo aravuga ngo ibyari indamu yanjye nabonye ari igihombo, narose Kristo mbibona nk'amase. Nkironka Kristo byambereye umwanda, ntabwo byanyuze, numvishije bitakiryoshye. Ibyo abandi bagenda babona bagaye, ahantu bari kuyagara ngewe mbabona ari amase, mbabona ari umwanda. Ntunga ayo mase, nkumva sinayakandagiramo, ndayareba nkabona ari kunyanduza, ntunga ibyo bintu. Bibiri kavuga ngo ariko weho muntu w'Imana, ujye uhunga ibyo. Hari ibintu Imana ibivuga ngo hunga. Abantu b'Imana, ntimwishushanye n'ab'iki gihe, ngo ahubwo muhinduke rwose. Ntimwishushanye n'ab'iki gihe, ahubwo muhinduke rwose, mugize imitima mishya, kugira ngo mumenye neza iby'Imana ishaka, aribyo byiza bishimwa kandi bitunganye rwose. Imana irashaka ngo
ako kantu kareke. Pawulo ageze ahantu aravuga ngo kuko ngiye maze kumera nk'isuka ku gicaniro. Urumva yamaze gusuzuma, yamaze gutanga wa mubiri we, yamaze kuhindura igitambo kizima cyera gishimwa, arangira aravuga ngo maze kumera nk'ibisukwa hehe ku gicaniro. Aravuga ngo narinzi ibyo kwizera, ngo narwanye intambara nziza. Ntabwo umuntu avuga ngo nararwanye atahuye n'urugamba. Burya urwana kuko hari ibyo wahuye nabyo urwana nabyo, kandi hazagira umuntu ukubeshya ngo nta muntu se ntabwo watungana hatari ibyo urwana nabyo. Utungana kuko hari ibintu bikugaranzura bikubwira ngo nanjye ndashaka kwinjira, ukajya ubwira ati hoya mwegereyo, ntabwo mwebwe turi kumwe, nta gahunda dufitanye, ukabyigizayo. Ariko kubw'ubuntu bw'Imana, Imana idufashe. Haleluya, Imana ishimwe. Haravuga ngo narinzi ibyo kwizera. Haleluya, igisigaye mbikiwe ikamba ry'ubugingo, iry'umucamanza utabera yambiki. Haravuga ngo ariko kandi si njye jyenyine, ahubwo ni abantu bose bakunze kuzaboneka kwe bose. Abo bantu bose nabo ngo babikiwe ikamba. Rero ntimuze kwibwira yuko bipfa kuza gusa, ntuze kwibwira ngo bipfa kugutungura, bipfa kukugwa hejuru. Biraharanirwa. Umuntu aravunika, ukagira ibintu wiyima, ukagira ibintu wibuza, ukagira ukuntu witwara, ukagira ibyo umuntu mbese ukagira ibintu urekurana nabyo, kandi wabonaga nawe wakagombye kubigira impamvu ituma ubaho, cyangwa se urenga umutara, ariko ukabyipuriva, ukabyiyima, ukabyibuza kugira ngo Kristo aganze, yime muri wowe aganze. Umuririmbyi yaravuze ngo kingura umutima wawe yinjiremo yimemo, kingura umutima wawe yinjiremo yimemo, aye kingura umutima wawe yinjiremo yimemo. Kanije gutabara.